mva mbabwira njyewe ibintu byo kwiba ntabwo nzongera kubisubiramo hatanga batazana dufata bakanyica yababo ariko urasetsa koko n'uyu munsi uransekeje pe bose ubwo urumva udatangiye kutwereza kuri misiyo zidashinga koko uragira ngo bazatwicire muhumure ntacyo muzaba nimunapfa nzabazura ubundi mwanjegera mwembwa abinebwe mwe akumuzi yuko izo mpapuro ariho ubuzima bwacu bushingiye ariko Isa kugeza n'ubu ngubu sindiyumvisha icyo sari hashakira umugore wa gavana umva uriya mugabo ibintu bye byose akora biba biri ku murongo nta kintu na kimwe ajya akora kidafite impamvu ariko njye nanyereka impamvu y'ibyo byose nzayoboka byiteka cyangwa uzi kuri uriya mugabo ari umuswa ni umuhanga afite umutwe urakora ariko nawe waramuhabutse ntamuhabukwa ariko uriya mugabo uramuzi ariko yenda wowe ufite n'ishingiro impamvu utamuhabukwa ni uko umukuriramo akenda k'imbere naho njyewe se ubwo urumva turi kimwe njyewe nigeze kumusekera rimwe yankubise ikintu amenyo ahita atakara ushatse kuvuga ko ari wagukuye amenyo none wari uzi ko navutse nta menyo ngira se ubaye waravutse ufite amenyo waba uri inkunguzi ariko nawe ujya ugabanya ibintu by'urwenya abantu nyine ndakubwira urabona narakuze nta menyo mfite none se ubwo yayakuje iki niyo mbyibutse umutwe uranjye uriya mugabo yankubise inyundo ku munwa ngo ari kunyicira isazi yari iri ku munwa umva gusa sinkusetse gusa ndumva ibyo bintu bisekeje nubwo binababaje gusa nzaguhoza ayo marira ubwo se ushatse kuvuga iki nzakikwereka nawe uzihorere uzabyemera se gabanya kuneka sha ahubwo reka nigendere si ubufasha se nari ngiye kuguha ndakuzi niko se sha David kombo nabaye nabi cyane byakugendeye bitemwa shabahora n'iki wa mugabo we ibi byose byatera indana kuye mu kabari ubona nicyo kuvuga mfite nakubwira rwose ubwo ntiwasanga ari yandaye kwa Sarehe kari baguteza abajura bakakwiba burundu bakagucucura oya mani sishano kumenya n'ahantu aturuka n'icyo akomokaho yaraje aranyiba antera n'umwaka wantereza na cyamunara ushaka kumwira ko wahise uhomba ku buryo bagutereje cyamunara shababyihoreye wa mugabo ako rero njyewe mfite umuhungu wavuye muri Kongo nabonye afite ibuye rishashagirana kandi ibintu by'amabuye ndabizi kubizi neza naguza nawe mu gitondo mukareba ko byavamo ibuye afite ibuye muzanire mu gitondo oya ngenda guza nawe mu gitondo none urebe niba byavamo wenda ndebe nanjye ko napima ibyo bonene wenda nasanga bihura nanjye nkara ko nanzanze hamuka none nanjye nkihimura sawa aha ndakeka rero misiyo tugiye gukora muyizi ndabeshye bose nakubeshye ntabwo tuyizi kubeshya ni icyaha pe mvuga akazi tugiye gukora umudamu tugiye gukuraho imari kandi murabizi ko no mu buzima busanzwe nta kandi kazi dukora katari ko gukuraho abana amamari yes umva ndi mu nzira ndimo ndaza impapuro ndazifite ariko wumve ko uri umwere ahubwo wowe icyo usabwa ni ugufata izo miliyoni 150 ngasanga uzifite cash ubwo gahunda ni mukanya sawa ubwo namwe ndakeka akazi uko bimeze ujye kwitegura ahubwo ariko se boss kare wowe ujye dupangira imipangu urabona turi umugere wo gute kandi ubizi neza ko atajyagenda n'amaguru akabazo keza cyane ni ukuvuga ngo we Diane uraza guhamagara uriya mudamu kubera ko urabizi ko akenshi abadamu b'abakire badakunda gusohoka mu bipangu uramuhamagara ukora uko ariko kose ushoboye
asohoka zihanze. Ubwo namwe ndakeka muzi icyo gusa gukurikizaho. Ntacyo tuzi. None se ahubwo ibyo bintu birimo nyunguki. Nizere ko atari ukumwica gusa. Ni ukuvuga ngo ukuntu ibintu bimeze. Umudamu namara gusohoka uratangira umureshya umuganiriza utuntu turi aho ngaho. Ukuri uko ushoboye kuri kose aguha umwanya. Muri ako kanya wowe wisa uraza gufata agatambaro ushyirimo ya miti isinziriza abantu. Umuturuka inyuma umushyire ku mazuru mpaka asinziriye. Ubwo namara gusinzira murahita mumukuraho urunigi yambaye murunzanire. Ubwo icyo kuzarukoresha uraza kuba nyibabwira. Boss, basi urwo runigi rurahenze? Uhenda gusa. Uzi ko urwo runigi rwambarwaga n'umwamikazi Nyirayuhi. Rufite agaciro k'ibihumbi 350 by'amadolari. Asaga miliyoni 350 z'amanyarwanda. Amaye hadata. Boss, ubwo ibyo bintu wabimenye gute? Ariko iyi misiyo none iratwicisha tu. Ase ubakurusha ufite amafaranga aricyo wabubaye. Ariko boss, nizere ko kano kamisi ariko kanyuma tugiye gukora. Birashoboka kimwe nk'uko bitanashoboka. Kaho nyumvira rwose. Kubera iki se boss? Basore banje. Iyi ni misiyo y'amaraso. Ko tutagutindije taribuye niri urakajwe n'iki se ko umuntu ufashe boro kayituraka ni igipirate umuntu agoye kino kintu yagutuburiye bitanabaho asura gikuye he nagikuye mu mashyamba yo muri Kongo boss ubutaho ugibanza ushishoze ureko wagoye bero ya Rogenal nta gisambo kijye gishishoza ibaze ugiye kwibukazana ibintu byo gushishoza uzi bagufasha ibintu bagukorera ibyo ntibinashoboka reka ariko nibyo wamugani ko ariko kwiba ntago ari byiza ushaka gushika byagutaye ahantu kure habi cyane utanaza ndakeka nta kintu kibi kibaho nko kuba mu bukene kandi ndakeka nawe utangiye gufiringa ku nzara y'ubukene ndetse n'ibyishimo byabo tanzura kabuzo amugwe nta nubwo nkuzi aha kankoreke nigendera tutaza kunzanaho ngo ninjye waguteje ubwo bukene ndabona utangiye no kundakarira bitabamo n'intambara fata ibitantamaka byawe bya fake Paul yanjye niba utagura ubwo nagiye Asikaze. Ubu nteze rwavuma nka ruri ubundi burukuye. Uziko mfitana untuye nano banyibiye boro. Icyo rwose ngiye nabankubeshye. Nkubeshye pe. Nese nuvuze ngo riya ryari pirate, naryo ryari pirate. Urarize? Chunga sana. Ubuzima bwacu. Ubuzima bwanyu mwese. Ariko rero mwanywa mwagira mute mumenye ko dufite indi mission ikurikiraho. Iyo mission yindi igiye gukurikiraho rero si yindi. Ni ukunyica umuntu bita Kasimu. No kugira ngo ndebe ko ese koko murashoboye. Kuko kuva twatangira ubundi nabakimangaga. Ngira ngo nanarebe ko twazakorana. Ariko Sheri We ukajya uvanga ibintu ntago ari umwanya turimo. Garuka kubyo turi kuvuga. Ndashaka ko munyicira umuntu bita Kasimu. Ariko boss, none nutubwira ko wabonye isoko ry'umurambo wa Kasimu, turahita tugutinya. Erega ngiyewe buriya mubona hangaha nta kintu na kimwe njya nkora kidafite impamvu. Mukamenyere rero. Boss, aho none wapi kabisa. Kwica umuntu ubwo se isoko ry'umurambo warikura ikiretse twe gufata nk'ibigoryi. Ibigoryi. Wayisa. Mu gitondo uzinduke. Hari ahantu tuza kujya gutega ingona. Nkaka nawe. Ubyuka ufata imifuka tuza gushiramo iyo ngona. Uri kunyumva neza? Kandi nizere ko mutari buze kunsubirishamo. Nyamara ngiye mushatse mwamuma nawuzana umurambo we byanarimba nawuzana no mu menyo. Ubwo ukuntu ibintu biteye nuko nguko nyine ntimuze kunsubirishamo. Mwe muryoherwa kuko n'ubundi ngiye ngo aka kanya mfite izindi gahunda ngiye kugira nyine. Ariko tunishimira imara hangaha twabashije kubona. Erega tuzakira muhumure.
ngaho mumwishimisha ntasubira mu kanya. Shaka akazi n'indyamo rye kweri. tumwe mu n'ubundi mission ni hatari. Ariko ngiye nabigiyemo niteguye ntabwo wabinteye. Ahubwo Diane uri tayari? Ariko mfite igitekerezo. Mwaretse rero runigi tukarucikisha tugakwepa kariya kagabo. Murabyumva mute? Tukajya kwihindurira ubuzima bwacu. Cyakoze icyo gitekerezo ndagishyigikiye. Gusa ntihazagira umuntu wongera kunyita umugore w'uriya mugabo. Kuko babwiye ukuntu byagenze kugira ngo mbe umugore we. Mwese mwarira. Umva reka nge sinishoboreye. Singiye kuzabaho migishwa ibindi hejuru yanyu mwembi. Ariko nta muntu nabonye kizongwe nkawe. Umva nkaka urimbwa uzapfa unakennye. Ndamaze aho kugira ngo nge nzabeho migishwa uruhindu. Nabaho nabi nta nicyo bimbwiye. Cyakoze ubwenge buke buryoha nk'umuneke koko. Ntago uba wamwumvishe se ubu uraje urebe wabona kinabivuze. Icyamura urutwe rwacyo bakarukuraho. Nibyo byagishobora isa twigendere. Hako sha ubaza mutazi ubugome bw'uriya mugabo. Nimugende nababwira iki? Ndaje mu minota mike ndabamugize. Ubundi gusohoka igipangu. Yego. Ave ubu nawe ugiye kuzajya uganira n'abapfu gusa sinzigera n'umutuzo utarankura aho wankize kuko niwe wanyishe ikindi kandi utaranandema. Subhanallah mina shaytan najim. Toke daimon. Ndatoka njya hehe ariko buri uri kumwe n'abakobwa wishimisha njye ndi mu kuzimu uba wumva binshimisha. Uyu munsi turajyana ku isa kunyiza uyu muzimu byarabonaniye koko. Umunsi wankubitaga agahiri mu mutwe kuva icyo gihe sindongera gupfa. Ubu nabaye imoto nawe ndashaka kukujyana ahubwo nawe ukaba imoto nkanjye ukabanza kumva uburyohe bw'urupfu kumva uburyo rumera. Gusa ubundi urashaka iki? Mukambwe ku munsi nakwiciye indi nshuro uzapfa nawe urimo urarira unsaba imbabazi. Njyewe ndashaka iki? Icyo nshaka no kukubona wiyahura ukabanza nawe ukumva uburyo urupfu rumera runaryana. Jiga niyahura. Uyu muzimu ubona ndi gushaka imbunda ukirukanka utazi nimba ari nayo ngiye gushaka. Ibyo uyu muzimu wasanga ziriya mbwa zarambeye. Urazi? Ganza nkwereke.